urumva Godfa show yarangiye uyireba kandi urashyizeho n'umuntu yarangiye nyireba nicaye ntuje ntamburuca umva nkubwira hari ibyishimo abantu bagira kubera ko barangije umwaka bari mu gitaramo yego n'umuhanzi nubwo wenda hatarimo abahanzi benshi ngo habemo competition nubwo ntavuga ngo nta munezero haba umunezero haba abafana bishimye icyo wabaha cyose abafana ntabana beza ariko nkubwire tujye tuvugisha ukuri nubwo hanga bakandika ngo irungura besha yes baririmbye nakubwiye ngo hari indirimbo z'amarangamutima The Ben yakozeho aririmba nibutsa n'abantu ati urungano ninde wibuka indirimbo yagendaga bivuga urayibuka abi bese yadukumbushe kwa Rema yari yaje yavuye Uganda yahageze so ari iki gitaramo mbabwiza ukuri nanarije ibitaramo urabizi banza usubize Rema yari yahageze Sande yigeza kuvugiramo Gatsinde Nyabugogo komeza urumva banarije ibitaramo bitandukanye ni ukuri kw'Imana nkubwiye hari igitaramo na ese nkumbura igitaramo cyo muri auditorium kimwe cyakubise icyo koze nyine ukumbura navuze ngo iyare nizo kuba icyo gihe iki gitaramo ni ukuri ko abantu bari baciteze siko cyagenze waba wishimye yes hari abantu igitaramo kireba muri angere zose Godfa ureba uko umuhanzi agenda uko yaje uko yinjiye indirimbo yaririmbye ukareba mu bafana ukareba igitaramo ntabwo ari cya kindi twavugaga ujya munsi ntabwo ari cyo cyane mu mitwe y'abanyarwanda nabikubwiye kandi icabyishe byo reka nkubwire ikintu cyane bitobeye bwa mbere nge nabonye niriya playback rwose iriya yo sinyibabaye ko The Ben ashobora kugenda akaririmba byibuze Godfa indirimbo zibiri yiyaminiye ntabwo yazikubita gato ntabwo afite kapasite yo kuririmba uburyo oya yewe igitaramo cyarangiye uracyafite uruhande tuganire ndabaza ni ukuvuga ngo Ben yaririmbye yakoresheje AI out kari gushinjwa The Ben kaje gati hari ukuntu bagabanyagamo ibyuma ukabona kumva ijwi rye ariko byose byari playback awa nyine Godfa igitaramo cyarangiye tuganire cyangwa muracyari ku ruhande so reka komeza Irunga urumva n'abantu bari kuvuga ngo ndabesha ni ukuri kw'Imana Bruce Melody sikuri yamuzi nako abantu bari bamwiteze yaririmbaga nk'uwikandagira bro cyokoze hari ahantu haturirimba akapera wumva ijwi kabisa uriya mwana ararenze ni nkaho yatunofeshaga ni nkaho yavuga ati naje nyine kambumvisemo gake akongera akifata ntiyapafominze azi uko abantu bari bamwiteze yewe igitaramo numva bagabanyiriza moment ndi kureba ndi kuzireba neza hano cyangwa ndi kwibesha Sande reka dukomeze twumve Irunga niba wavuze ngo hano self jazz uranyumva Irunga ko umusese Irunga ari kubivanga mukomeze mu nta kibazo ndakumva ibintu wabikurikiye kandi hari igihe umuntu akurikiranye uko ni ukuri kwanjye uko nabibonye komeza reka twumve self jazz ari mu bantu bakurikiranye bino bintu one by one twagiye ngewe urya nakurikiranye bino bintu rero mu gutangira kwa Bruce Melody first of all hari hameze nkaho hari ikibazo cy'amajwi yego abantu baririmbaga wumvaga batari kujyana n'abantu bari guplayinga ariko yego ikigaragara Bruce Melody mu gutangira nawe yari ameze nk'umuntu wasaraye ako yagerageje kwivanayo no kuri icyo kibazo cyo kuba batajyanishaga n'amajwi yagerageje kukumentaninga ku buryo ajyana n'abo bantu kuko yaririmbanaga n'abandi bantu akaza kubafasha kugira abajyane muri ritime abantu baririmbiragamo cyangwa bacurangiragamo ubwo rero nimba Melody nako Ben nimba yamaze kubibona before ahitamo gukoresha playback aho ngaho simbizi urabona ibintu bijyanye n'ibitaramo nk'ibi ngibi iyo hajemo ikintu cyitwa competition ntabwo uba ugomba gukora ikosa mu kintu kimwe cyangwa ikindi mu kuririmba playback kuva ku ndirimbo ya mbere ukageza ku ya nyuma aho ngaho niho abantu bose baba bagomba kuvanaho amanota The Ben niko yabigenje niko njye nabonye yabigenje mbere ko tujya kuri performance ya Ben tugume ku ya Melody yego Melody yakitinze ate yakiriwe ate kuri stage ko Irunga avuga ko Melody hano
nta kintu I mean Melody yakiriwe yakiriwe nk'umuntu wakiriwe muri korale Tungane ntabwo ikigaragara n'abantu uko ngiye nabibonye Melody cya mbere yari afite expectation yuko ari bafite abafana benshi kuko bari banahari pe. Icya kabiri we yari ameze nk'umuntu ushobora kuba yari yasare wenda mu joro rya nimba wenda yarasare ari kwitegura simbizi. So yari afite energy nyinshi ariko ijwi rigasa nkaho ryamutenguhaga. Akora bizi umuntu ari kuri stage buri kuririmba ugenda nyine ujya muri mood cyangwa ukajya mu mujyo w'ibintu urimo ako kanya kubera ko hari uza ushobora kuza ufite panique nubwo wenda aba n'abahanzi bakuru ako panique ntago yabura. N'abahanzi bakuru cyangwa legend ibyo bintu bajya babivuga. Ati ugeze kuri stage ako gapanike ukabasha kugakontorora ukagerageza kujya mu nzira ikwiye. Yego Bro ahangaho amanota yose ubu yafite. So none ikindi cya gatatu Melody yaje nk'umutumirwa. Kuza uri nk'umutumirwa hari ibyo ugomba kuza ufite nk'intwaro cyangwa ikintu ugomba gukoresha mu gutsinda akatubyite bato nubwo wenda byagaragara nk'atari bato. Abahanzi yari yateguye cyangwa abo yazanye mu kumufasha nyine muri iyo performance ye bagerageje kubikora neza. Abo Ben yazanye kubera cya kibazo cya playback still byagaragara ko harimo amakosa. Hari nawe wabona ukabona afite n'isoni pe. So ni ibyo ngibyo navugaga magambo make. Ariko sorry Godfather sari nkubaze mbaza warebaga igihe Bruce Melody performingaga aza kuri stage ko ubundi ari abaririmbyi ari abakinnyi umupira buriya abafana baramataringa kubera bagutera courage cyangwa bakagutera confidence nyine ukaba niba hari nakana ariko warebye uyu Bruce Melody agera hara mu kibuga wabonaga abafana ari nk'ibisanzwe ukagira ngo siwe ufite barafana bangana kuri nase ijwi urabihuza gute no kwakirwa n'abafana abafana ariko bamwakiriye neza sinzi ahantu uri kugendera n'abafana bamwakiriye neza kuko yari afitemo abafana n'undi afitemo abandi bafana. So bivuze ngo abafana bamwakiriye bati uragira ngo bari kurwana se cyangwa gatubita amabombe no bamwakiriye nkuko abandi bakiraga The Ben ariko nta kintu gishya nabonye ntago uganiriye neza iyo tubivuga hari ukuntu umuhanzi abafana baza bagasara The Ben ukuntu yaje kuri stage no ukuntu Bruce Melody yaje biratandukanye wanje biratandukanye bose hamwe barabataka kimwe ariko ntabwo bakiriwe kimwe kuri stage mu kubataka aho ngo naho ntabwo byumvikanaho guhakagero uretse gisa cy'inganzo Kinganzo sinzi ibintu yatwambariye ariko yashuhije jewe uko nabibonye yego stage kabisa mu bintu bijyanye byo kuvuga ngo guperforminga mu gutangira pe The Ben bari bamuteguriye ntabwo ibyo byanze bari bamuteguriye n'uburyo bamupresence handi n'abahererekanyaga amagambo umvaga badashaka kurekera kuvuga uburyo bari bamuteguye mu kwinjira bari bamuteguye nka nyiri gitaramo pe ba MC bazanyemo ibintu bimeze nko gufana nko gufana bari bamuteguye gufana Ben uburyo mani uzko babanje kuzamuza abantu amatoroshi iya telefone ndi wari watumiye abaturage banarize igitaramo mani uyu mwana mukobwa avuyeyo none se ndi wari watumiye bari kuvuga ngo bayimusibe ngo ndi watumiye igitaramo ntago turi kumwima credit ari bato bavuze yuko niba ari analyse tuyikorere gace gatoya kora analyse dukorere bahereho basengeye abasani bombi wabonye ko The Ben yazanye korari duheraho basengeye basoza umwaka. Okay, rero harakantu waruvuzeho ko kaba MC kagarukiyeho gato. Okay, reka nsobanure point yanjye sibyo niba baratubwiye bati tugiye gushira wenda abantu baze baduhereza icyo bafite sibyo umwe akavuga ati ngendi munyakazi undi akavuga ati ngendi ndi gisamagwe sinzi nindi watumiye wait Dona twebwe nk'abantu baje kureba show ntago tureba uwatumiye cyangwa utaratumiye ntago bitureba iki tureba no kumenya umwe ni munyakazi koko undi ni gisamagwe koko icyo twebwe dushonje noneho ngewe nka MC ikintu nshinzwe ngewe MC gukora akazi kanje ko gupresenta buri muntu wese byari byiza byari na ngombwa ko
Bruce Melody tubimenya ko nawe yakoze amashow muri Amerika ibyo bintu namwe ba MC nabo bakabishyiramo yego kavuga ko yakoranye indirimbo n'abahanzi bakomeye nka ba Shaggy bande nyine nawe tukamwumva ibintu yakoze bya hatari nawe bakamufana nyine nkuko bamwakire kuri stage. You get that point? Ako niba bose bari umwe yagombaga kutwereka ko ari Tiger undi akatwereka ko ari Munyakazi mu gihe bagiye kwakirwa MC ugomba gukora general ibintu bingana 50-50. niba bagiye kwakira Bruce Melody kuri stage kuki bo batababwiye bati ni mucana amatoroshi na Bruce Melody tumwakire Munyakazi kuri stage. Ibyo uvuga ndakwemera jewe hari ikintu Godfather wakonye no kutubaza ngese igitaramo twe expectingaga nicyo twabonye igitaramo twache expectingaga ko hari buze kumamo competition hakabamo energy ziteye ubwoba ku bahanzi. Ni ukuvuga ngo aba batipu ukuntu bakoze ibintu byabo ku masosho ku mbuga nkoranyambaga zabo. Ngo umwanya uvuge point yawe. Mute your mic wa mubyeyi we. Ndaguha umwanya yatwitse oya ndavuga. Okay seri okay. Mute your mic ntabwo ruko bigenda ku. Ndi kuvuga ngo niba baratubwiye bati umwe ni Gisamagwe undi ni Tiger. Muribuka ko umwe ni Tiger undi ni Munyakazi. Bagapostinga batwereka ko hari ihangana byanze bikunze rihari bakanapostinga bakabitwereka. Umwe agapostinga biriya umwe agatwereka indirimbo za kera undi akatwereka iza kera undi akatwereka amasho yakoze undi nakatwereka amasho yakoze umwe akatwereka ibikombe yabonye undi nakatwereka ibikombe yabonye. Bivuga ngo niba tugeze mu gihe cy'igitaramo ntago dushinzwe kumenya ko hari umulegend nta nubwo dushinzwe ko umwe afite imyaka mike nta nubwo dushinzwe kumenya ko hari umukuru nta nubwo dushinzwe kumenya ko hari uwakoze ibintu byo kuvuga ngo iki ibintu byo gutaka aba MC bagombaga kubyihorera sibyo twagombaga kumva buri muhanzi wese bamwakiriye niba ari igitangaza cyagera kuri stage abantu bakazamura amatoroshi nabo bagafana ba MC akavuga ati nimwakire igitangaza ererere bagatwika nyine nk'umuje kuri stage. Ako ni gutumbwira ngo umwe yaje bamucanira amatara babanza kumutwikira stage undi yaje nkaho bamwakiriye nkaho like noneho niba ari umushyitsi undi akaba yarateguye show ubwo umushyitsi niwe bakagombye kwakira bya hatari kurusha none wateguye igitaramo kubera ko n'umushyitsi. Umva umunyamakuru wewe waca barize wagiye uretse gato ikindi ndajya ntanga umuntu kiza muri big screen niwe twubahane kugira ngo buri muntu atange point ye yumvikane twakiye kwa no kuvuga ngo niba tuvuze okay Godfather ikindi ntiwirengagize ko hano twebwe hari abo twabikurikiraniye kuri internet urumva hari ababikurikiranye live bro turi abantu babiri batandukanye abakurikiranye ibintu live ntago bameze nk'abakurikiranye ibintu kuri social media. Hari ibyo bano batatwereka twebwe tubona twebwe tutabona sibyo. So rero nitwinjira aho ngaho tubanze dushyiremo umwanya twebwe twanariza uko twabibonye kuri social media abandi nabo baduhe uko babibonye kuri stage kugira ngo tubashe kugendana kubera ko MC Liliose ashobora kuvuga ati ngiye mvuyeyo nabonye ibi ngibi nkamuhakanye kubera ko nge sinabibonye kubera ko siho narindi ngiye nabibonye kuri televiziyo yanjye sibyo Godfather. Turi abantu babiri batandukanye urumva abangaba bashyira ibintu kuri YouTube n'ababibonye live n'ibintu bibiri bitandukanye kandi bihabanye hari ibyo beditinga hari n'ibyo bateditinga setu nicyo nashakaga kuvuga tu. Okay Liliose ahita urangiza hanyuma noneho dufate undi muntu hejuru twumve nk'umuntu. Okay ngewe nsoza rero niba dufashe umwanzuro ubundi buriya iki umunyamakuru agomba kuba MC agomba kuba ameze nk'umunyamakuru. Iyo umunyamakuru ari kuvuga ikintu nta ruhande agomba kubogamira. MC niba wagiye kwemusinga show kandi iyi show ikaba yaragaragaje muri post yaragaragaje ko aba bantu byanze bikunze harimo ihangana witwere ku ruhande uhagarayeho kuko nutwere ku ruhande uhagazeho twebwe biraza kudutera confusion nk'abafana bari hanze bari kureba iyo show uri kumva. Kandi ikindi nimbona MC ari kugaragaza umuntu wa mbere nyine umuntu bari kutubwira ngo tumanike amatara ibiki byanze bikunze nubwo yaririmba ibintu bidahuye twebwe tuzamufana kubera ko MC yatweretse ko ari we cyane. Do you remember? Jora bibwira muhe. Yari sign yo kwereka abafana umuntu bagomba gutora. Uri kumva? Nukuvuga ngo bigeze hano
niba mvuze ngo kanaka ngo yakoze ibi ngo muzamura amatoroshi exactly bamaze kutwerekwa uruhande bahagazeho natwe nitwo tugomba kujya kuko nibo ba MC bacu nitwe bayoboye sibyo ariko umuntu niba nanone nijya kuri side ya Deo unavuga umwe yateguye igitaramo uretse umuntu wavuze ngo bazamu bamangira amatara irunga nawe kuvugira Tom Close please gato reka nsoze nta kibazo I'm done in 1 minute niba nanone noneho ndeka ngaruke kuri ya point ya Deo avuga ngo muragira ngo umuntu ateguye igitaramo ngo bamwakire nk'umushyitsi bro umuntu w'umushyitsi niwe akagombye kwakirwa ahubwo cyane bakanamwereka ko bamwishimiye cyane kuko ari umushyitsi undi we n'umusangwa niyo mutamwakira nta uvuze se kakava hehe no okay rero niba ihangana ko kantu kihangana dindira nanjye ndi kuguhereza point ebyiri zigaragaza ibyo bintu ukuntu byakagombye kugenda niba koko uri kuri side yo kuvuga ngo umuntu n'umushyitsi ngo bagombaga kumwakira ngo n'umushyitsi ngo bamwakire ngo nk'umuntu wateguye igitaramo yes umushyitsi niwe twakagombye kwakira cyane ni nawe ba MC bavuze bati bakagombye kuvuga bati dufite umushyitsi Bruce Melody n'ubwambaraje muri iki gitaramo ni mu mwakire bamwakira ako the owner please ongera umuvugire muri mwe gusa urumva njyewe nka MC umushyitsi wacu ngomba kumuhereza iki amashanyarazi bro nkamvuga ni yaje n'ubwambaraje muri The New Year Groove n'ubwambaraje ni mu mwakire mumuhe welcome kubera ko ari umushyitsi undi we w'umusangwa of course biraza kwikora nahaguruka akaririmba turamwakira kubera ko ari we the owner w'igitaramo ariko niba arihangana njyewe MC nta hantu ngomba guhagarara nta side ngomba guhagararaho ivuga ngo ngomba gufana nguriya ngomba gufana uriya ngo ngaragaze ngo ni mucana amatara ngo nitumwakire ngo yarakoze ngo yavutse itariki n'ibyo ntago bitureba bro we need to know the side y'abantu buri wese tukaza kwifatira umwanzuro nk'abafana ariko nuduhitiramo nk'abafana uraba udukoresheje amakosa wa muntu watweretse ko ari ufite amashanyarazi menshi niwe turi buyahe nanakora mistake ntituri bibone kubera ko wamaze already kuduhereza sign igaragaza ko ari urenze thank you ahangaha iyo ni point yawe irarangiye next Sande wakomeje kuvuga cyane vayo hano reka twumvishe point umuntu atanga fact yayitanze umukobwa aransinze ndakakaye jambere umukobwa yarabimenye Godfa oui ngiye kuvuga muri rusange iki nicyo gitaramo abanyarwanda bari bategereje umuntu bita Coach Gaël nyuma yo gufata ifoto ngo ariko turashora tugaho nese kuri kumbugiramo kandi bibuza abantu mana uretse gato yaje umusaza Coach Gaël urumva afashe video ahita ashira hari yaravuga ngo ariko turashora tugahomba umva ikintu bita kubaga bivuze ngo akadomo bombo klati twagiye okay urakoze cyane nakora kanyunguye umusa iki gitaramo abahanzi uko ari babiri tuyitwemerana ko batandukanye mu mico no mu myifatire dukuye mu bufana abajyama babiri baratandukanye mu mico no mu myifatire ariko bose umwe yabatayiga umwe yaba Munyakazi n'abahanga ngiye kuguhanariza igitaramo ntagiye ku ruhande Riyoze yabivuze neza nubwo hari ahantu ntamiranyijwe nawe The Ben aje kuri stage yakoze ibintu bidasanzwe ariko asanga audience yamaze kujya muri mood ya Munyakazi sawa nyine muretse gatoya ndikwanariza igitaramo gukura audience muri mood ya Munyakazi waje yambaye kuriya washyizemo ziriya ndirimbo agahita azamura umukobwa wacu bagahita bashyiramo indi ndirimbo bakayisorezaho kandi urabizi ko muri audience ntabwo nk'ibi tuvuga abanalize ntibayikora baba bareba ibiri direct The Ben yaje afite akazi kenshi ariko ikintu namukundiye yaje yabiteguye bro kandi ntabwo yari azi ko Munyakazi azakora ibyo yakoze uyu munsi
The Ben azana kuri stage abantu tutakekaga ko azi n'amazina yabo. Ibyo wabibonye. Urugero yabavuze basubiremo maniri kuvana utanga fact zifatika. Wabonye umuvandimwe we yarari kuri stage. Inde? Warasize simvuga amazina. No can you fucking speak the name? Hano turi mubwira umani. Yazanyemo umusani umusanzwe muri hip hop. Nge ntabwo nkunda umuntu ushyira kuri YouTube, sibyo? Ninde? Ibintu biri byari live dore rero ikintu cyapfa n'abantu. Ibintu byari live aya masaha urajya mubwira twagiye vuga amazina nimba mani vuga ibintu byabere hara kuri stage. Yazanye abana bagiye ashaka kuvuga Green P katumufashe mu by'amahanga. Uretse gatoya Green P mureke ndabizi. Abana bagiye kuri mwababonye kuri stage. Uretse gatoya. Godfa izo ni za strategy za The Ben zo gushakuriza abantu ariko The Ben mwe muramuzi dukomeze izo mpuhwe zikirura. Nicyo ntashakaga rero nicyo ntashaka kuvuga. Ndabizi izo ni strategy The Ben we The Ben ikintu ni umumanipulator azi kumanipira abantu azi nicyo ntashakaga kuvuga amazina y'umuntu. That is by the way nk'ibi ngibi nk'ubwo bugorya bayakoze bwo kujya kuzana abana b'abantu hara kuri stage kuza ngo bigende bite. Bimanze umbwire message irimo kujya gufata abantu kubazana kuri stage uretse kubacuruza. Nukwibuka umusani we wacha ubumanipulata bwo ramutipe ndamuzi wasana n'amafaranga 500 yabahaye. Urukunyumva komeza ndamuzi uramutipe niyo mpamvu kumbwira ngo amarira ya The Ben ni ubucuruzi ndi kubikubwira ngiye ntabwo ngiye mfata side ariko ibyo bintu byo kujya ureka kubaze Sunday mbwira ubutumwa buri kujya gufata abantu ukabajya ukabazana uretse nuko yibuka yacuranze indirimbo za kera. Mbwira korabo ye uretse gato mbwira korabo ye na se wabo bana kugira ngo abazane bazamuzana amakorabo bro. Ndikukubaza mbwira korabo ye afitanye na se wabo bana byatumye yenda yaramufanaga. Wacha tugende ibi ngibi nibyo bijya bindakaza si nkundi ryarya mu buzima uramutipe afite ukuntu ashaka kumanipira abantu agashaka gufata abantu nk'ibigoryi. Strategy yo kuririra buze worajya kuzana kugira ngo kurama mutima uzana abana bagiye kuri stage. Uranyemera ndangize ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo mu bintu bituma ibyo byo gushaka kumanipira abantu nibyo nanze kurira abona kurira bitakirya uri kujya kuzana abana bagiye ngo bigende bite komeza. Ariko rasha none se manipira sorry ndikubwira kuko ngewe ibi bintu nari mvuze ngo manipulation irenze ya Kinyusi ni manipulation Kinyusi yakoresheje madanda guha ijambo rya hejuru ndi kuvugana na Sandri hejuru ngaho banza madamu ndumva ari gushyuha. Oya rangiza point zawe yawe. Godfa igitaramo cyagenze neza. Abanyarwanda ikamba mu maso y'abanyarwanda ni we wegukanye ikamba. No buretse kumitisha mu mbaza kubwira ko igitaramo cyagenze. Yego abahanzi bose ba performance neza buri muntu wese yakoze ibintu byiza niba babonye backstage abanyamakuru ni Sande abo bavindimwe ntibafite ijwi rimwe ntibaririmba bimwe fata ninde warushije undi ibyo kumwira ngo bose baririmbye neza sibyo nibikuru kumbwira ninde waririmbye ninde warushije undi bro ibyo bikora abantu bakora ku gihe nibo nabonye batishimira iby'abanyarwanda bose bakunda ngenda kubwira abantu bose uko bakoze buretse gato. The Ben Kinyusi yamukubisa akanyafukunda muri bato nkuko byari bimaze imyaka bitegerejwe cyangwa The Ben uyu munsi yamweretse ko ari daddy. The Ben yamweretse ko ari daddy. Thank you Fabiola. Okay urakoze nibyo nashakaga ntabwo Sunday you are free ntabwo ngira bizi ntabwo njyana amaranga mutima kunyana kuninganisha. Okay all right. The Ben yeretse Kinyusi ko nubwo Kinyusi akora performance nziza ariko daddy ni The Ben. Ushingiye kuki? Here we go do fact ebyiri zonyine. Ikintu ushingiyeho yego The Ben yazanye kuri stage abantu abanyarwanda bari baribagiwe. Okay urugero urakoze mbwira ndakumva bro nabivuze muranyi yazanye yego abaraperi twabonye kuri stage ntumbaza amazina yabo yazanye abana banyakwigendera nubwo mwe mwabisuzuguye yego yenda yakuza mufana cyangwa bari bafite na projet ataha batarazikora. Twabonyeho umuvandimwe we byo nukwibuka umuryango umuraperi ukomeye utakivugwa. Nukuvuga ngo uretse gato umuhanzi wacu yatuzaniye ebyafayo urakoze cyane Sande ndakumva kandi yakoze kumuranga mutima yawe niyo mpamvu y'ubucuruzi urakoze cyane soza.
icyo aho nasoreza igitaramo cyagenze neza. Merci. urakoze cyane. Next munyumve neza cyane nari ngiye kuvuga. Thank you Fabiola. So tugende hano uraza kujya njewe niba uri umufana niba wanyuzwe n'ibyo The Ben yakoze ngo inume fact yabyo, niba wanyuze na Bruce Melody nubwo tuzi ko ejo tuzaba twamaze kumenya ukuri. Hambo ijambo ni ryawe, wabibonye gute, wabikurakuranye gute, byari bimeze gute? Mutapinga screen. Okay, happy new year ya kwanza, mbanze mbaho umwaka mushya bamwe twabonanye muri 2025. Umanuri yo modoka yego mukore kuri go ndamuni cyane. Ngewe arabashije se hamba ko ari umukene. Yigeza kuvugiraho Sande, yigeza kuvugiramo iyubahe imbere abantu. Sande ngaho nzamura basi ndumva wowe ukize. Tuzamurana abakene n'abakire tumenyane. Okay. Reka tuvuge icyo turi kuvuga hano. Ntangajwe no kubona umuntu nka Sande wicara ukavuga ngo The Ben ngo yazanye ngo abantu ngo tutari tuzi. Iriya yari bato yari yo guhanga ntago yo kuzana. Nakuzamuye. Nkiraho sheri nkiraho. Urumva? Ntago yari yo kuza kwerekana imiryango yazimye n'ikiriho. Yari yo guhangana kuririmba tukamenya umuhanzi umuntu uzi kuririmba ninde urusha undi. Ibyo bindi waza uri kuvuga byo kuzana santima ntago birimo. Reka nkubwire Ben araririmba nta ubihakana nta nutabizi, ariko reka nkubwire bro, Bruce Melody amukubise inda ikinyafu ukunda kinini pe. Urumva ko si wose imperuka ari ushinzwe nubwo batamupromotinze nkuko we bamupromotinze, ariko rwose Bruce Melody live yakoze indirimbo yaririmbye none arimba live man undi arimo arakora playback muri 2026. Jesus warangiza ukavuga ngo ni daddy ngundi ngo ninde watahe. We ibyo bintu uri kuvuga ngo by'abana ngo banani ngo baburiya muhungu wapfuye muraperi. Nkubwiri ibyo witwa Fabie waguye ku bitaro ninjye wamujyanye muri studio ukora indirimbo The Ben. Uko yapfuye yabuze n'ibiryo. Ceceka. Ntuvuga ibyo bintu turabizi, ibyo bintu abahanzi babikoresha kugira biyerekane. Icyo turi kuvuga nicyo guha arasebanye nawe ari igisebo se Irunga nawe ni igisebo. Uyu ni igisebo. Nicyo guha kwerekana abantu. Uretse gato Hambo uretse gato. Irunga mufungura mike we na Sande. Yego. Ntabwo niba nazanye iyi strategy yo gushyira umuntu hejuru akaba afite ijambo siko bimeze. Saba kumukurikira umuchallenging. Sande igisebo ni wowe wagisebe wowe ari wowe wamase ntongere gutuka umuntu umubyeyi hano gakubitwa n'inkuba. Ya Godfa ntago ari byiza man. Ntongere gufata umuntu umubyeyi ngo mwite igisebo ni wowe kapfi. Ya. So twese twamyuti umbabarire mu kabyara araza kuvuga ibye ariko man umuntu mwanya we pe. Umuntu urumva Irunga niba nta kubahana Sande ntabwo ushobora kuza ngo tuke umuntu w'umubyeyi. So iyubahe watukanye se Sande nta nubwo wakunda The Ben kundusha. Uyu nguyu uri kuvuga wewe uramuzi uzi umubano we na The Ben. Ariko Godfa icyo twavuze urafata umwanya wawe Irunga uzamuke yari hejuru ugira ute umuchallenging uvuga ati ibyo uvuze ubikwisoka niko gukora deba, ariko bifata umuntu ube educated idiot nka Sande uvuga ngo umuntu ni igisebo kubera atanze igitekerezo kitamunyuze. Oya sinatukana pe. None se niba Sande avuga ngo umuntu ni wowe wakoze ngo nidusebanye hanyuma undi aravuga ati ugafata umuntu w'umubyeyi Sande uyu mubyeyi uramuzi kurya umwita igisebo. Godfa I'm sorry apologize. I'm sorry Hamba. Dukomeze. Okay. Twabirangije. Ndaho mukunge nanjye kamyuting atange point ye. Jesus. So ibyo bintu nawe wari kuvuga ngo yazanye abana ngo banani ngo bo baraperi kankubwire. Twamaze kumenya manipulation iri mu miziki. Urumva? Nge nababwira ko nari aya majoro. Nkora indirimbo The Ben akora indirimbo no witwa Fabie ninjye wagiye kumufata. Uzabaza urufu Fabie yapfuye. Indirimbo bakoranye na The Ben. Amafaranga yavuye migeza namutunga. Fabie yishwe n'inzara mu bitaro bya Kibagabaga. Fabie ni uwuhe? Uriya umugabo w'impumyi. Ninanjye bamutwaye kuri stage muri 2020 mu gitaramo kirangiza umwaka.
rero reka nkubwire Sandi okay ibyo bintu bya Fabien wapfuye urabihuza nabihuzaga nuko yavuze ko Fabien ndamuzi nushaka tuvugana turavugana hamba ariko nabivuze yuko yavuze ngo yazanye abana ngo banani wapfuye ngo kugira ngo ibyo bya Fabien reka tubyihoreshe rimba bari ntabwo nshaki harabika ndashaka kugira ngo ibyo bya Fabien The Ben twabonye ashyira kuri kamera akamuzana hano akavuga ko agiye kumufasha inyenyeri y'ikaka Godifa urabihuza na hambo turabizanye na hambo mbabarira pe yaranapfuye ninjye wamushyinguje nakwereka ama screenshot yose kandi barakoranye indirimbo YouTube yishyura wowe ibyo ngibyo ibyo bintu bya Fabien uzanye uyu munsi bitewe n'icyo uyu mugabo azamuye nuko uyu yavuze ngo yazanye abana ngo babana ni kujya murape umwereke ko hari akantu wari uvuze Godifa wavuze ngo urabizi neza yuko hari abahanzi bakora ibintu kugira ngo bakure amarangamutima